Abana, dusome igitabo. bizadufasha mu buzima. Mumpe urubuga nsome. Abana, ndabasuhuje cyane. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya ungana n'iminota 15 ababyeyi babaha ngo musome ibitabo buri munsi. Mubashimire cyane. Gusoma ibitabo nibura iminota 15 kandi buri munsi ni byiza. Bituma mumenya gusoma neza kandi vuba, bityo bikaborohera kwiga n'andi masomo. Uyu munsi rero, agatabo tugiye gusomera hamwe ni agatabo kari mu cyiciro cya kabiri kagenewe gusomwa n'abana bimenyereza gusoma biga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Kitwa Tugire urukundo. Aka gatabo karimo inkuru imwe mu zahize izindi mu marushanwa yandika Rwanda ya 2017 na 2018. Iyi nkuru yanditswe n'Umuhoza Joseline, yanditse iyi nkuru afite imyaka 14 yiga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Nzajya nsoma ningera hagati mbabaza ibibazo numve ko ibyo turimo gusoma murimo kubisobanukirwa neza. Kandi nindangiza gusoma muramfasha dusomere hamwe. Ndagushimiye cyane ko ugiye gutega amatwi nkagusomera, nkakubaza ibibazo ukansubiza, kandi twarangiza tukongera tugasomera hamwe mu ijwi riranguruye. Ngaho reka dutangire. Utega amatwi, sibyo? Tugire urukundo. Shami ni umwana ukunda kwiga. Yarabyutse yitegura kujya ku ishuri. Agiye kugerayo imvura iramunyagira. Amakayi ye aratoha arangirika. Ngaho subiza. Shami byamugendekeye bite agiye kugera ku ishuri? Twasomye ngo agiye kugerayo imvura iramunyagira. Noneho dukomeze dusome. Agera ku ishuri abura icyo yandikamo. Umwana bicarana ahamagara bagenzi be. Noneho reka nkubaze. Kubera iki Shami yabuze icyo yandikaho? Twabonye ko amakayi ye yari yatose arangirika. Nanone dukomeze dusome. Bagenzi be barabibona barababara cyane. Bateranya amafaranga yo kubimugurira. Shami arishima anashimira bagenzi be. Nanone reka nkubaze. Bagenzi ba Shami bamaze kubabazwa n'uko amakayi ye yacitse, bamukoreye iki? Twabonye ko bateranyije amafaranga yo kumugurira ibindi bikoresho by'ishuri. Nanone dukomeze dusome. Nawe yiyemeza kujya afasha abafite ibibazo. Shami yabonaga abanyantege nke, akabagirira impuhwe. Namwe bana bato mugire urukundo. Ngaho subiza. Bagenzi be bamaze kumufasha, Shami yiyemeje iki? Twasomye ngo yiyemeza kujya afasha abafite ibibazo. Nanone dukomeze dusome. Ibikorwa by'urukundo bibarange. Urukundo n'ubufatanye
bizabateza imbere. Ngaho noneho dusubiremo iyi nkuru yose tudahagarara, kandi nawe umfashe dusome mu ijwi riranguruye, sibyo? Reka dusubire ku ipaji ya mbere. Tugire urukundo. Shami ni umwana ukunda kwiga. Yarabyutse yitegura kujya ku ishuri. Agiye kugerayo imvura iramunyagira. Amakayi ye aratoha arangirika. Agera ku ishuri abura icyo yandikamo. Umwana bicarana ahamagara bagenzi be. Bagenzi be barabibona barababara cyane. Bateranya amafaranga yo kubimugurira. Shami arishima anashimira bagenzi be. Nawe yiyemeza kujya afasha abafite ibibazo. Shami yabonaga abanyantege nke akabagirira impuhwe. Namwe bana bato mugire urukundo. Ibikorwa by'urukundo bibarange. Urukundo n'ubufatanye bizabateza imbere. Urakoze cyane gusubiza ibibazo nakubajije. Noneho ngiye kukubwira icyo ukora. Bwira uwo mubana itandukaniro riri hagati y'ibikorwa by'urukundo n'ibindi bikorwa bisanzwe. Wakoze cyane gusoma agatabo, kandi ujye usoma buri munsi. Uri umwana mwiza.